Reka kubika amafaranga. Ngisanganyamatsiko tugiye kuganiraho. Reka kubika amafaranga ahubwo kora ibi bintu ngiye kukubwira. Ndabizi urambaza ngo kubera iki Bivia uhora utwigisha ibintu bya saving, ibintu byo kwizigamira, none ukaba ugarutse uri kutubuza kubika amafaranga. Ndaje nkubwire impamvu. Reka kubika amafaranga rero ahubwo kora ibi ngibi ngiye kukubwira. Mbahaye ikaze rero abakunzi ba Bivia Empire, by'umwihariko wowe wamaze gukora subscribe kuri Bivia Empire, warakoze cyane. Nawe niba uri mushyashya rero nguhaye ikaze. Hano ni mu rugo dukora ibiganiro bijyanye na business, bijyanye na finance, bijyanye n'amafaranga, amabanki n'ibindi. Bya biganiro byose bifasha abantu kwiteza imbere. Niba rero uri mushya ukande subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bigucika. Shimira buri wese wamaze gukora subscribe kuri Bivia Empire, ariko mbabwira ngo mujye mufungura inzogera, kuko nabonye ko mugenda mukora subscribe ariko mukibagirwa gufungura inzogera, kuko iyo dushyizeho ikiganiro ntabwo ubona notification iyo utakoze kuri ya nzogera ngo ihinduke umukara. Reka kubika amafaranga ahubwo kora ibi bintu ngiye kukubwira. Abantu benshi bagenda bumva ko kwizigamira ari ukubika amafaranga. Nibyo koko ni ukuyabika, ariko se uyabitse hehe? Ngiye kubabwira ibintu bigera muri 5 bijyanye no kutabika amafaranga. Kutabika amafaranga ngo wumve ko uri kwizigama cyangwa se ko uri gusevinga. Ubundi abantu babika amafaranga hehe? Hari abantu, ikintu cya mbere ugomba kumenya, hari ibimina. Hari ibimina, hari udusanduku, hari no kuyabika kuri banki. Ikintu ugomba kumenya ni ubu ni uburyo abantu babikamo amafaranga. Ushobora kuyabika mu bimina, ushobora kuyabika mu dusanduku, ushobora kuyabika muri banki, ndetse wenda no kuri telefone naho dushobora kubishyiraho. Ubu ni uburyo rero abantu babikamo amafaranga, akumva ko ari kwizigama kubera ko yumva ko umuntu wese agomba kwizigama, akumva ko ari kwizigama. Ngira ngo mujya mubona mu mpera z'umwaka ugasanga umuntu agiye mu cyumba, afashe agasanduku yagiye atereramo amafaranga, inote, arakamennye, akerekana ko yizigamye. Nibyo koko warizigamye pe, ariko ndaje nkwereke imbaraga wakoresheje yuko hari ikindi kintu wakagombye kuba warakoze. Abantu benshi rero bumva ko no kwizigamira ari ugushyira amafaranga mu bimina, ariko mu by'ukuri ibimina, ikimina kigira ingaruka zitandukanye. Ikimina ushobora kuyashyiramo bakakwambura. Hari abo ujya kumva ngo runaka yaducikanye amafaranga, kubera ko ikimina rimwe na rimwe ubusanga bidafite n'ubuzima gatozi. Ubusanga abantu bahanye amafaranga, agashyiramo amafaranga, umwaka ugashira, umwaka washira bakagabana, cyangwa se bagahana, buri kwezi bagateranya bagahereza umuntu. Ubu uri kuyabika, ariko se aya mafaranga washyize mu kimina afite garanti ingana gute? Ndabizi abantu benshi bari buze kubigiraho comment zitandukanye, ariko aya mafaranga washyize mu kimina, amafaranga washyize mu gasanduku, amafaranga washyize kuri banki, kuri current account, aya mafaranga mu kimina bashobora kuyakwiba, ushobora kuyahomberamo, mu gasanduku ashobora kwangirika, bashobora kuyakwiba. Muri banki rero kuri konti yitwa current account cyangwa se demand account, aya mafaranga abitse kuri konti. Ahangaha ho nzanakuraho video, ikiganiro kirambuye. Aya mafaranga mu by'ukuri nubwo utekereza ko uri kwizigamira, ibi nibyo bita tesorisation.
Ibi ni ibyo bita tezorizasiyo cyangwa se guhunika amafaranga. So guhunika amafaranga cyangwa se safe guarding not saving. Iyi ntabwo ari saving, iyi ni tezorizasiyo, uku ni uguhunika amafaranga. Guhunika amafaranga. Hano rero ingaruka zizaho ni izimeze gute yo ubika muri ubu buryo bumeze gutya. Ubitse mu kimina barakwambuye. Iyo ni ingaruka ya mbere, ushobora no guhomberamo. Ikindi, aya mafaranga ubitse mu kimina ntabwo ari kungukira, ikindi nta garanti afite y'uko aramutse abuze wayahabwa. Mu gasanduku ushobora kwangirika, ashobora kuyakwiba, warizigamiye nibyo koko, ariko hano wabitse amafaranga ntabwo wizigamiye. Wowe utekereza ko wizigamiye ariko ntiwizigamiye. Hano muri banki naho wagiye uyarambika kuri konti, current account ni ya konti idatanga inyungu. Kandi banki nababwiye ko hari ibanga banki itagikunda kubwira abakiriya, yuko yuje kubitsa amafaranga ntibashobora kubona yuko uyamaranyeho amezi 4, 5, 6, 7, 8 utari kuyakoresha, nibura ngo bakugire inama cyangwa se bayagushyirire kuri saving account. Saving account zibamwo amoko atandukanye, ariko ubusanzwe saving account ni za account zitanga inyungu. So aya mafaranga rero wabitse muri ubu buryo mu by'ukuri uba wayahunitse. Ibi ntabwo ari byo, reka kubika amafaranga muri ubu buryo. So ingaruka rero nazibabwiye. Ingaruka ya mbere ni ukwamburwa, kwibwa, kwangirika. Ingaruka ya kabiri, hano navuze kwibwa, dushake tuvuge igihombo. Ingaruka ya kabiri ni inflation. Inflation hano ni ugutakaza agaciro kw'amafaranga, ni uburyo amafaranga atakaza agaciro. So uburyo amafaranga atakaza agaciro, nk'uyu munsi mu Rwanda inflation rate iri kuri 7%. Ni ukuvuga ngo amafaranga ari gutakaza agaciro. Ningira gutya mayinazi ni ugutakaza agaciro, cyangwa se kimwe nuko nagira gutya ni ugutakaza agaciro k'amafaranga. Amafaranga natakaza agaciro, niba mu Rwanda uyu munsi inflation rate iri kuri 7, rero amafaranga ari gutakaza agaciro kuri 7, bivuze ngo aka kantu kumve neza, ibicuruzwa byo biri kwiyongera agaciro kuri 7%. Aka kantu sinzi niba muri kukumva neza. Ni ukuvuga ngo hano ku bicuruzwa hari increase, mu gihe ku mafaranga hari decrease. So inflation rero iyo wabitsa amafaranga muri ubu buryo, amafaranga ahura n'ikibazo cya inflation. Wizigamiye koko amafaranga, tuvuge wizigamiye amafaranga, kugira ngo ntange imibare yoroshye, reka tubyoroshye gutya. Wizigamiye amafaranga 100, ushobora kuba ari amadolari, cyangwa se wizigamiye amafaranga 100 muri ubu buryo navuze. Umwaka nushira, ayo mafaranga yawe mu mezi 12 uzayabikuza, cyangwa se uzayafata ari 100 byuzuye, kuko wagiye uyashyira hahandi nyine. Ariko nuyafata ari 100, azaba yaramaze gutakaza amafaranga 7. Bivuze ngo amafaranga uzabikuza umwaka ushize azaba afite agaciro k'amafaranga 93. Dushake dushyire mu mafaranga y'u Rwanda. So mu gihe noneho ibicuruzwa muri ku mpera z'uyu mwaka bizaba biri kugura, ibicuruzwa bizaba biri kugura amafaranga 107. Hano ndi kugira ngo mbasobanurire ibi bya inflation, itakaza uko amafaranga atakaza agaciro, hanyuma nuko ibicuruzwa bizamuka mu gaciro. Bivuze ngo rero ku mpera z'umwaka niba ufite amafaranga 93, wari uzi ko ufite amafaranga 100.
kandi ukeneye kugura ibintu wari uzi ko uragura ibintu by'amafaranga 100, biragusaba ko uraza gushaka amafaranga 7 ukongeraho kugira ngo ubone igicuruzwa ushaka. So bivuze ngo rero ubu buryo bwo kubika aya mafaranga muri ubu buryo ntabwo ari uburyo buri safe, ni safeguarding, ni tesorisation cyangwa se guhunika amafaranga, ntabwo uba ukoze saving. So gutakaza agaciro k'amafaranga rero n'izamuka ry'ibiciro ku bicuruzwa ni kimwe mu bintu bikugiraho ingaruka iyo wabitse amafaranga muri ubu buryo. So amafaranga rero wabitse muri ubu buryo ntabwo uba wizigamiye, uba wahunitse. Iyaba ayo mafaranga wakayabitse rero nko muri wakayabitse nko kuri tuvuge muri bond, narabibabwiye, nidushake tuvuge muri shares. So nababwiye yuko ku isoko ry'imari n'imigabane uyu munsi nko kuri beka shares yo yunguka mu buryo bubiri iyo waguze imigabane, tuvuge nko muri beka cyangwa se no mu bindi bigo bitandukanye byemerewe ku isoko ry'imari n'imigabane. Imigabane yunguka mu buryo bubiri, hari dividend hakazana capital gain. So dividend rero ni za nyungu, niba waguze imigabane nko muri beka, ni za nyungu bazaguha nyuma y'umwaka ku mafaranga waguzemo imigabane, kandi wibuke ko uba ubaye umunyamigabane muri beka. Mu gihe capital gain iboneka gute? Ni kwa kundi niba waraguze umugabane uri kuri 338, uyu munsi umugabane ubu tuvugana muri beka ugeze kuri 420. Urumva icyo kinyuranyo? Iki kinyuranyo kirimo rero, iki kinyuranyo kirimo hano niyo capital gain. Namwe mukuremo muraza kumbwira harimo amafaranga angahe. Iyi niyo capital gain ku mugabane umwe, kandi nababwiye ko kugira ngo wemererwe kugura imigabane mu bigo bibyemerewe, nibura uhera ku migabane 100. Uyu munsi ugiye kuyigura ubwo ni 42,000, nibyo? Uba ushaka kugura imigabane uyu munsi wagura imigabane 100, urumva 40,000. Ntabwo ari amafaranga menshi, mu gihe ushobora kuyafata ukagenda kuyanywera mu kabari ukayapfusha ubusa. Mu gihe nufata aya mafaranga rero, nuba waguze imigabane muri beka, bakakungukira, bakaguha capital gain, bakanaguha dividend, uzaba wungutse kurusha uyu muntu wabitse amafaranga 100,000 umwaka wose muri ubu buryo narindimo mbabwira. So ushobora no kwizigama n'ahandi ndaza kukubwira mu kanya, ariko ntubike amafaranga. Ubu rero ntabwo ari uburyo bwo kubika amafaranga, reka kubika amafaranga. Ikindi cya kabiri nshaka kubabwira, nizere ko ibi mwabyanditse, ikindi cya kabiri ugomba kumenya ni icyo bita idle money. Idle money ni iki? Idle money ni amafaranga wabitse atari kugira ikintu azana, atari kubyara inyungu. Sinzi niba muri kubyo, amafaranga ubika udafite icyo amara yitwa idle money. Wagiye urabika nyine muri banki, kuri current account, ndetse nkubwiye yuko nibagiye kubwira ikintu hano, iyo wabitse amafaranga kuri current account cyangwa se demand account niko yitwa n'ubundi, aya mafaranga wibuke ko banki buri kwezi icagingaho amafaranga. Ushobora kuzajyayo umwaka ushize ugasanga ne warabitseho 100,000, hasigaye nka
890 bitewe n'amafaranga buri banki icaginga. So iyo wabitse amafaranga rero muri ubu buryo, aya mafaranga yitwa idle money kuko ni amafaranga wabitse atari kugira ikintu amara. Ibi ni ibintu bibiri ugomba kumenya. Ikindi kintu cya gatatu rero ugomba gukora aho kugira ngo ubike amafaranga muri ubu buryo cyangwa se mu buryo bwo kuyahunika, ugomba gushaka uko wabika amafaranga mu buryo bwunguka. Kubika amafaranga mu buryo bwunguka rero ni ikintu cya gatatu ugomba kumenya, ni MMF. MMF bisobanura Money Market Fund. Money Market Fund. Money Market Fund. Ahangaha rero nko mu Rwanda dufitemo R&IT iterambere fund. Ni amafaranga ushobora kubika mu bigega bya leta bikungukira. Nko muri R&IT iterambere fund, iyo ushyizemo amafaranga uyu munsi, inyungu yabo iri kuri 11.20 na bingahe kugeza kuri 13 bitewe n'amafaranga washyizemo. Kandi noneho inyungu yabo ntabwo ari simple interest, ni compound interest. Compound interest narayibasobanuriye, ni ukuvuga ngo iyo ubitse amafaranga muri banki cyangwa se mu kindi kigo kuri compound interest, inyungu baguhaye z'umwaka cyangwa se z'amezi bitewe n'uko mwumvikanye, ziragaruka zikiteranya kuri ya yandi washoye, bikaba bibyaye kapitali nshyashya, nabyo bikazongera bikabyara izindi nyungu. Sinzi niba ubyumvishe cyangwa utabyumvise, ariko biroroshye. Ni ukuvuga ngo inyungu zigenda ziteranya kuri amwe washoye, bikaba bibyaye, bikazongera bikabyara izindi nyungu kurushaho. So aya mafaranga rero, aho kugira ngo ubike idle money, wakagombye gushyira nko mu bigega bya leta, nko muri iterambere R&IT iterambere fund, n'ahandi hatandukanye, za ejo heza, ariko cyane cyane muri R&IT. So no muri banki, ariko muri banki ushobora kuba washyira kuri term deposit. DAT ubu ni ukuvuga deposit, depot a terme. Ni ukuvuga ngo iyi ni ya konti bita konti block. Konti block. Okay, reka twere kuvanga igifaransa n'icyongereza. Konti block. Ego. So ntukabike amafaranga muri banki uzi ko utazayakenera vuba, ngo nurangiza uyabike kuri current account, kuri ya konti yo kubitsa no kubikuza, niyo current account. Iyo uzi ko udakeneye amafaranga yawe, utazayakenera vuba, babwire bagufungurire sub account, ni su konte y'iyi ngiyi, ariko yo niyo kugira ute, niyo kwizigama. Aho kugira ngo rero ubike amafaranga muri ubu buryo, yabike mu kigega cya leta cyangwa se kuri konte yo kwizigama byunguka. So ubu ni uburyo ugomba gukoramo bwo kubika amafaranga. Ushobora rero no kubika amafaranga muri bondi nk'uko nabibabwiye. Ushobora kuyabika muri bondi uyu munsi uba usanga iri kuri 11% inyungu. So habamo government bond, hakazamo na corporate bond. Ni ukuvuga izi ni impapuro mpeshwamwenda za leta, izi ni iz'ibigo. Ahangaha rero ushobora kubika nyine muri bondi, ushobora kubika muri shares nk'uko nari maze kubibabwira, kugura imigabane nko muri MTN, muri Bralirwa,
muri beka no mu bindi bigo narabibabwiye, nabakoreye video bisobanura, aho kugira ngo ubike amafaranga aho atakaza agaciro, aho agenda aguhombera ugira ngo uri kwizigama. So ikintu cya nyuma rero ugomba kumenya cyangwa se icyo ugomba gukora, ibi ndi kukubwira kuri gatatu ni ibyo ugomba gukora. So ikintu cya nyuma ugomba gukora, nizere ko abari kwandika bari gufata note mwasoje. Ikintu cya nyuma uba ugomba gukora aho kugira ngo ubike amafaranga mu buriya buryo, ubwo ni ikintu cya gatanu, aho kugira ngo ubike amafaranga muri buriya buryo ugomba gukora streams of income. Streams of income ni ukuvuga ngo ni ugushora ahantu hatandukanye. Aha ngaha uba ugomba gukora nyine icyo bita investment diversification. So hano ni ugushora mu bintu bitandukanye. Ni ibiki ushobora gushoramo amafaranga aho kugira ngo uyabike muri buriya buryo nababujije bwo hejuru. So ushobora rero gushyira amafaranga yawe muri stock market. Stock market harimo bond, nari maze kubivugaho, harimo shares, muri bond harimo government bond, hakabamo na corporate bond. Ni impapuro mpeshwamwenda za leta n'impapuro mpeshwamwenda z'ibigo byemewe na leta. So hano tuba turi gukora income, stream of income, ni ukuvuga gushora ahantu hatandukanye, kugira ibintu byinshi, gushora ahantu henshi hashobora kukwinjiriza amafaranga. Aha ni hamwe rero muri stock market cyangwa muri capital market, ni ukuvuga isoko ry'imari n'imigabane, ni ahantu ushobora gushoramo kugira ngo ubike amafaranga yawe agomeze atakaza agaciro. Nababwiye ko uyu munsi umugabane wa BEK ugeze ku mafaranga 420 uvuye kuri 338. Nabakoreye video ubwashize. So ahandi ushobora kubika rero ni muri bank, ariko ugashyira kuri saving account, not current account. Sorry. So aha ni ahantu naho ushobora gusevinga amafaranga yawe. Ahandi hantu ushobora gusevinga amafaranga yawe, ushobora kuyagura ubutaka, land, ushobora kuyashyira muri rental housing, ushobora kuyashyira muri business, ishobora kuba ari small cyangwa se iri medium enterprise cyangwa se business, aho kugira ngo uyabike. Nababwiye ko muri iki gihe ntabwo ari byiza yuko ugira ikintu kimwe kikwinjiriza amafaranga, kuko kugira ikintu kimwe kikwinjiriza amafaranga ni nko kuvoma ku iriba rimwe. Iyo iryo riba rimaze gukama, icyo gihe nawe ubushobozi cyangwa se ubuzima burahagarara. So kugira streams of income cyangwa se gushora ahantu hatandukanye ni ibintu byiza cyane bishobora kugufasha kwiteza imbere, aho kugira ngo uhunike amafaranga. Ugomba no gukora rero ahandi hantu washora ni ukugira side hustle.
side hustles ni ukuvuga kugira ikintu kikwinjiriza gitandukanye na kimwe usanzwe ukora. Tuvuge niba ufite akazi, ushobora kugira akazi kawe gatangira saa moya kugera saa 11. Side hustles ni ka kazi kandi ukora nyuma ya ka kazi usanganwe. Ni akazi kakwinjiriza amafaranga nyuma ya ka kandi usanganwe gahoraho. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi rero abantu baba bagomba kubirebaho, aho kugira ngo batizorize, aho kugira ngo ubike amafaranga uvuge ngo mu mpera z'umwaka ngo nzaba nishimye ko nizigamye. Warizigamye, uzi ko wizigamye ariko wahunitse amafaranga. So nizere ko rero iyi video hari icyo igufashije. Niba igufashije kandi like, nakubuzaga rero kubika amafaranga, ahubwo ukore bino nkubwiye aho kugira ngo uyabike mu buriya buryo nakubwiye. Niba iyi video igufashije kandi like, niba uri mushyashya ukande subscribe, hanyuma ufungure inzogera kugira ngo video yacu y'ubutaha itazajya igucika. Njyewe wakugezaga iki kiganiro rero nitwa Jean Marie Vianney, iyo ni Bivia Empire. Hano tunyuzaho ibiganiro nyine bifasha abantu kwiteza imbere. Ese ni iki wungukiye muri iyi video? Kinyandikire muri comment. Duhure muri video itaha rero, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.